by'umwihariko ku bihugu birimo intambara ndetse ku bwoko bw'abanyamurenge aho twabuze intwari yacu yadukundaga, twari tubizi neza kuko yadukundaga, natwe twaramukundaga. Dutanze mpore cyane cyane ku muryango we wa bugufi, muwe, abana na madame we. Uwo mvuga ni umuyobozi wacu Afande Makanika, ni umubyeyi, ni umuyobozi, ni intwari. Kuri twebwe yarasobanuye ibintu byinshi, ibintu birenze ibyo ngibyo mvuze. Iyo tumwibutse twumva ari umuntu urenze benshi mu buzima bwacu, ariko kuba adahari mu by'ukuri Imana niyo yari yaramuduhaye, n'ubundi izaduha n'undi umeze nkawe. Burya iyo Musa adapfa, Joshua ntiyajaga kwambutsa abana ba Israeli mu gihugu cy'isezerano. Ahari cyaba ari iki gihe tugiye kwambuka tuja mu gihugu cy'isezerano. Mpore rero ku banyamurenge, muryango mugari w'abanyamurenge ndetse no ku isi, kuko yari umugabo uri mu rwego rwiza, yafashaga amoko atandukanye ndetse kuritira ibiganiro abavuga pe utumwa abahanuzi abatanga buhamya kuri YouTube channel Munyamahoro TV, Munyamahoro wibuye gukanda subscribe, share na commentia. Ivuga butumwa rihembura ubugingo, ubuhamya bugeze kukatiza kuzuye. Murakaza neza nshuti abakunzi bacu badukurikira ni ijambo ry'Imana. Uyu n'undi munsi mwiza tugize amahirwe yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turabakiriye, turabakunda kandi turabiyegereje. Mureke tuze kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbereho gato tutaraganira ku ijambo ry'Imana, reka dutange mpore kuri wewe utameze neza, bitagenze neza, ariko nanone wizere kuko Imana ariyo itegeka ibihe. Imana izakugirira neza. Ibihe byawe byiza biri hafi kukugeraho. Iyo ubona uri mu bihe bibi, uza witegura kuzaja mu bihe byiza. Mu gihe uri mu bihe by'ubukene, uza witegura kuva mu bukene uba umukire, kuko abantu bose ibyiza birababereye. Uberewe n'ibyiza, nubwo bitinze kukugeraho, ariko ibyiza birakubereye kandi uri umukandida w'ibyiza. Kuba gusa ugifite umwuka, ugihumeka, uri mu bantu bashobora gutungura abandi. Ku myaka yawe yose ufite, aho utuye hose, agace urimo, ibyo ukora, imirimo ukora iyo ari yo yose, uri umukandida w'ibyishimo. Ugomba kuba uyu munsi wenda utishimye, ariko ejo uzaba umeze neza. By'umwihariko ndahapore abantu bagiye babura abantu babo. Wabuze uwo wakundaga, wabuze umuntu wari inshuti yawe kandi wari ubizi neza ko agukunda, nawe wamukundaga ukaba waramubuze. Nguhaye mpore, Imana igukomeze. Muri absence yiwe cyangwa kuba adahari, Imana izaguha undi, kuko uriya muntu yari yararemwe n'Imana. By'umwihariko ku bihugu birimo intambara ndetse ku bwoko bw'abanyamurenge aho twabuze intwari yacu, yadukundaga, twari tubizi neza kuko yadukundaga,
natwe twaramukundaga, dutanze mpore cyane cyane ku muryango we wa bugufi, muwe, abana na madame we. Uwo mvuga ni umuyobozi wacu Afande Makanika, ni umubyeyi, ni umuyobozi, ni intwari. Kuri twebwe yarasobanuye ibintu byinshi, ibintu birenze ibyo ngibyo mvuze. Iyo tumwibutse twumva ari umuntu urenze benshi mu buzima bwacu, ariko kuba adahari mu by'ukuri Imana niyo yari yaramuduhaye, n'ubundi izaduha n'undi umeze nkawe. Burya iyo Musa adapfa, Joshua ntiyajaga kwambutsa abana ba Israeli mu gihugu cy'isezerano. Ahari cyaba ari iki gihe tugiye kwambuka tuja mu gihugu cy'isezerano. Mpore rero ku Banyamurenge, umuryango mugari w'Abanyamurenge, ndetse no ku isi, kuko yari umugabo uri mu rwego rwiza, yafashaga amoko atandukanye ndetse n'abantu ahatandukanye. Ubwo rero dutanze mpore umuntu utarababajwe n'urupfu rwe ntabwo atekereza neza, kubera ko nubwo tutaza dukurikirana ngo tumenye cyangwa se tube impuguke mu kumenya ibya politiki, ariko turabakandida bayo, kubera ko ari twebwe iri kuberaho. Ntawovuga ngo si umunyepolitiki, kubivuga biragoye, kuko buri wese amakuru ya politiki muri twe atugeraho, kuko ni twe turi muri tageti yo gupfa, ni twe turi muri tageti yo kurenganwa, ni twe tugambirirwa gukorerwa genocide cyangwa se ubwicanyi ndengakamere, ni twebwe turi ku isonga. Ubwo rero umwe wese wo muri twe uvuga ngo ntabwo ari umukandida amakuru ya politiki yobabeshi, kuko tuyakurikirana umunota ku munota, tukayakurikirana twebwe n'abagore bacu n'abana bacu, kuko abo bose barabizi ko turi muri tageti, cyangwa ari twe dushakishwa, ni twe turi ku isoko, ni twe twasetinzwe, kandi amahanga arabizi. Ariko nanone twongeye kandi kuvuga mu by'ukuri umuntu wese aho waba uri, ukaba ushaka, ufite umutima w'ubutabazi, ukaba ufite ubushobozi bwo gutabara, utabaye Abanyamurenge ntabwo waba ukoze nabi, waba witeganyirije. Ubwo rero amoko, imiryango, umuntu wese ubona iyi video, rwose ubwoko bwacu buri mu bibazo, cyane cyane abari mu Minembwe bafite ibibazo, barahigwa, barashaka kwicwa na FARDC na Maimai ndetse na Wazalendo. Amagroupe yose yiga kurasa ni twebwe yigiraho. So murumva ko dufite ibibazo, dukeneye amasengesho, dukeneye inkunga, dukeneye kuvuganirwa, dukeneye imbaraga zawe aho uri hose. Hariho n'abandi ndimo kumva bigometse, aribo bitwa ngo na Kagara. Ni ukuvuga ngo umuntu wese udasapotinga, utifasha, ntabwo ari twirwaneho. Umuntu wese utifasha ntabwo ari twirwaneho. Twirwaneho ntitangiwe, yatangiye kera. Kuba uri aho ngaho uri, kuba uri muri ako kazi ukora, mu by'ukuri wari ukwiriye gutanga umusanzu wawe muri twirwaneho. Kandi iyo utanze umusanzu wawe muri twirwaneho, ntabwo uba ufashije umuntu runaka, uba wifashije wewe. Aho uri uba wifashije, kandi uba ufashije n'umuryango wawe, uba ufashije n'abantu bawe. Ariko uwa mbere muri wa musanzu wawe, uwa mbere ufasha ni wewe. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, nutanga umusanzu wumve ko ari wowe ugiye kwifasha. Kandi abantu babyumve cyane, abantu batanga umusanzu ushobora kugira icyo ukora. Umuntu nimba atanga 200 cyangwa agatanga 100,
nawe ritogira icyo rimufasha, twirwaneho ntabwo ari ikimuga. Abenshi bakunze guheza ibimuga ibiceri bitagize icyo bibamarira, watambuka ku kimuga ukamuheza 20 kuko uzi ko nawe nuyagumana ntacyo agufasha. Habe n'ijana ry'amashiringi n'igihumbi cy'amanyarwanda na $10 wowe uri muri Amerika nta kivuze ntikora. Ukwiriye kubyumva ugatanga ifaranga zogira icyo zikora. Ubwo rero ni ugushishikariza abantu gufasha no kwifasha. Naho nta kintu kitagira akagara, ari itorero rifite akagara. Umuntu wese wigometse ku bandi bari mu murongo umwe, ako ni akagara. Akagara bisobanura kugararamba. Kugararamba, umuntu wagararambiye abandi. Nimba muri mu murongo umwe mugenda, wewe wagararambye, wabuze aho ufatwa, wabuze ubwenge bwo gukurikiza abandi, wabuze umurongo wo kuyoboka, ni ukuvuga ngo ubu akagara bisobanura biva ku nshinga cyangwa kuri verbe yo kugararamba. Ukagararamba ukaruhuka bakagara ukagondama. Burya rero akagara rero ni umuntu wese udasapotinga, si babandi cyane bavugwa mu mazina, si na timu, ahubwo ni umuntu wese utumva kwifasha, kwirwanaho. Habe no mu kazi urimo kurirwanaho, ahantu hose uri kugira ngo ugire icyo wimarira, uko ni ukwirwanaho. Hanyuma abantu bagira ubwoba bugiye butandukanye, ngo nimvuga ngo ibya politike ntawo nshaka mpaye nirwanaho, n'uwo nguwo nshaka nawe naza ndirwanaho n'ubundi. Ni ukuvuga ngo nta muntu uri kunkenera ugushaka mu gihe uri kwirwanaho, uri kuvuga ibikureba, uri gukora ibigushinzwe, ngo hari umuntu ngo wenda ngo uzaza kugushaka, ngo hari ubwoba ngo bw'ikintu runaka. Ntabwo rwose mugende mushira ubwoba, muvugire ubwoko abavuga, mushiruka ubwoba, nta muntu waba bashaka. Mugende muvugire ubwoko, mugende mufashe ubwoko kugira ngo abari ku rugamba badufashe kuronka umutekano. Imana ibaho umugisha ababikora, muri abagabo twubaha, mukomeze mubikore ko murifasha. Kandi n'abatarabyumva nabo batangire kubyumva, bagende babikore. Icyo umuntu ashoboye kuri uru rugamba agikore, icyo umuntu ashoboye agikore. Icyo wokora cyose ni ikintu cyiza. None nko kuvuga ngo abanyamurenge ko baricwa, ninde uzobiguhora kubera kuko bayabicwa n'ubundi ko baricwa buri gihe ni ibiriyo, buri gihe ni ibiriyo, buri gihe ni ibiriyo, ni nk'ibintu twamenyereye. Ariko ushoboye gusenga asenge, ushoboye kurwana rwane, ushoboye no gufasha nawe afasha, ushoboye no kuvugira abandi nawe avuge, kuko ntawe uzokujana mu rukiko, ntawe uzokujana ahantu ahariho hose, no muri polisi ntawe uzokubaza ngo ese nukubera iki wivugiraga wirwanagaho. Kwirwanaho ni uburenganzira bwawe. Iyo umuntu abuze uburenganzira yamara agaceceka, uburenganzira bukomeza kubura. Abantu bose no muri Bibiliya bagiye barwanira uburenganzira bwabo. Ubwo rero ubutaka bwacu bwa Kongo hari abantu babugiyemo, baja mu burenganzira bwacu, baratura, baratekana, bahafitiye abana, bahafitiye amatungo, bahafitiye umugisha. Kubivamo rero tibyoroshe, birasaba kuko dufata iya mbere tukabarwanya kugira ngo tubone uburenganzira bwacu. Ubwo rero ushoboye kuvuga ntagatinye, ushoboye gutabara ntagatinye, kuko nta muntu n'umwe ugukurikiranyeho kuba uri gushaka uburenganzira bwawe. Ahubwo abantu nibabona wahagurutse nibwo nawe bazagufasha. Jewe nawe rero duhaguruke, buri wese mu mbaraga ziwe no mu musanzu wiwe, kugira ngo tuvuganire, dutabarize. Gutabariza no kuvuganira ni uburenganzira, si n'ubupagani, ni ukuvuga ukuri. Imana ibaho umugisha rero kubyumva. Simfite menshi arenzaho kuko simbizi cyane kurenzaho, ariko mbaye ngize n'ikindi menya rwose sinotinya kubivuga kuko ni ibintu byumvikana. Rero reka dusome ijambo, cyane cyane si n'ibyo twifuzaga kuvuga, ariko reka dusome ijambo ry'Imana
dukomereze mu byo twari tugiyemo. Imana ibamugisha kuzumva neza no kubikora. Ndashaka kuganira ijambo ry'Imana muri Matayo 6 umurongo wa 33. Reka twumve uko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ahubwo mubanze mushake gukiranuka, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bisigaye tuzazongererwa. Bene data, nubwo turi mu bihe bibi, nubwo dushakisha n'ubuzima, nubwo tuvuye no muri ibyo twari tuvuze bya mbere, nubwo tubabaye, ariko ibyo byose dukwiriye kubirenza amaso tukabanza tugashaka iby'ubwami bw'Imana. Abantu bavuga ko umuntu uri mu rugo, umugabo ufite inshingano zo gutunga urugo, iyo avuye muri izo nshingano aba ahemutse, kandi nibyo niko kuri. Ariko nanone inshingano ya mbere ni ukushaka ubwami bw'Imana ku muntu uwo ari we wese, yaba ari uwubatse atubatse, umuto n'umukuru, umwana ukiri mu nzu y'ababyeyi. Inshingano duhuriyeho twese ni ugushaka ubwami bw'Imana. Gushaka ubwami bw'Imana ntibizatuma udashaka ubuzima. Gushaka ubwami bw'Imana ntibizatuma udashaka icyo wishura amabilizi, cyangwa se icyo wishura inzu urimo, icyo wishura imodoka ugenderamo, icyo wishura telefone, icyo wishura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ariko abantu bashaka kubyitiranya. Iyo usomye rino jambo bazabwira ngo se none ngo tureke akazi tuje gushaka ubwami bw'Imana. Iyo uretse akazi ugiye gushaka ubwami bw'Imana uba wataye. Ahubwo gushaka ubwami bw'Imana wakagombye kuba waragiye muri ako kazi ubwami warabubonye. Niyo mpamvu dusaba ababyeyi kuri none kwigisha abana gushaka ubwami bw'Imana bataraja mu zindi nshingano. Kuko nuvuga ngo ugiye gushaka ubwami bw'Imana ngo wavuye mu kazi wakoraga, uzaba utaye. Ariko ubwami bw'Imana bushakwa ryari? Ubwami bw'Imana bushakwa umuntu akiri muto, umwana akiri muto, umwana akimenya ubwenge. Akwiriye gushaka ubwami bw'Imana, akicara umubyeyi mu byo uzaha umwana, mu byo uzaraga umwana. Nimba hatarimo ubwami bw'Imana, ibyo wamuraze byose ni ibinyoma, kuko ntazabigeraho. Wamuraze inyongera kandi utaramuguriye. Biba ijambo ry'Imana riravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Mwene data, aho uri, aho ngaho wicaye uri kunkurikira, banza ushake ubwami bw'Imana. Banza wigishe abana bawe gushaka ubwami bw'Imana. Nibamara kuburonka bazaba baronse ikintu gikomeye. Bijya bindi uzabaraga ni inyongera, nimba ubifite ubiba. Ariko ubwami bw'Imana tibusaba kugura, tibusaba ikiguzi. Igisha umwana wawe ijambo ry'Imana. Ikindi congeyeho toreka kuvuga, nawe utarashatse ubwami bw'Imana ukiri muto, ubwami bw'Imana ni gute bushaka? Si ukubanza kureka ibindi ngo ugende ubwirukankaho. Ni ugukizwa ukayobogwa muri ubwo bwami. Ubwami bwose aho buja bukava bugira imirimo, ubwami bukagira inshingano, ubwami bukagira ibihembo, ubwami bukagira umwami. Iyo ubwami harimo umwami, hakabamo imirimo, hakabamo n'ibihembo, ibyo nibyo bitatu bikuru biba ibwami. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu iyo wagiye mu bwami ugomba kubibamo. Ugomba kubaha wa mwami uyoboye bwa bwami, ugomba gukora imirimo ya wa mwami uri ibwami, ugomba no kugira ibihembo by'ibwami. Ubwo rero nta mpamvu yo kuvuga ngo tubanze turambike ngo ibi, ngo tuje muri ibi, ngo nibwo bizokunda. Nta kureka akazi.
emera Yesu Kristo mu kazi kawe urimo. Ntabwo bisaba umwanya. Kwemera Yesu Kristo no kwihana no guhindukira. Metanoia ni ukuvuga ngo hindukira. Cyangwa se metanoia ni ukuvuga ngo wari ufite icyerekezo kibi ariko gira icyerekezo cyiza. Hindukira, va muri ibyo urimo. Ubwo nibwo bwami bw'Imana. Wamara kugera mu bwami bw'Imana ugashaka gukiranuka kwayo. Gukiranuka kw'Imana kuba mu mirimo yayo. Imirimo yo gutuma Yesu kugira ngo twebwe ducungurwe. Kuriya no gukiranuka ko mwihari yo hejuru. Yaradukiranukiye, yaradusezeranyije, yubaha ibyo yadusezeranyije. Hariho abantu batumva iby'ubwami bw'Imana. Hariho abantu bafata iby'ubwami bw'Imana nkaho bidahari, ari ama-histoire. Ubwami bw'Imana tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Mu bwami bw'Imana tugomba kuyoborwa n'umwana w'Imana. Mu bwami bw'Imana tugomba guha gupfa no kuzuka kwa Kristo agaciro. Mu bwami bw'Imana tugomba kugira icyo dukora n'icyo tureka. Mu bwami bw'Imana tugomba guhitamo icyiza tukanga ikibi. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ukora icyaha ngo ni uwa Satani, ngo kubera kuko kuva kera kose ngo Satani yakoraga ibibi. Hari abantu bavuga ngo uyu muntu ngo kera yakijijwe ngo ibyo yakora byose ngo ntibimukura mu gakiza. Ariko ni ikimenyetso kutigeze uja mu gakiza. Ikintu kitubwira kuko uri mu gakiza ni imbuto wera. Imbuto wera na Yesu niko yavuze ngo tuzamenyera ku mbuto bera, kuko bantu barivanze, bose bazi kuzina igisirimba, bose bazi kubwiriza, bose bazi kuririmba, bose bazi gutanga amaturo, bose bazi ibyo bakora kuri ubu. Ni abafarisayo. Ariko gira akantu k'umwihariko kawe n'Imana. Mu mwanya wawe w'ibanga utekereze ngo ese ndakijijwe. Mu mwanya utari kumwe n'abandi bose muri kuzinana, muzinana ibisirimba, babandi mujana mwivuga butumwa, babandi muyoboranye, babandi mukorana igipasiteri, nyuma ya biriya byose, nyuma y'inama z'abashumba, nyuma y'inama z'abavuga butumwa, nyuma y'inama z'abaririmbyi, nyuma y'amarepetisiyo, nyuma y'ibyo byose, uri wenyine uza wicara uvuga ngo ese jewe n'Imana ni gute? Ko jewe n'abantu bimeze neza, hari n'abantu bazi gutengeneza, ariko uza wibaza ngo ese jewe n'Imana ni gute? Erega hari n'igihe abantu bakuvuga nabi, hari n'igihe abantu batokumva, ariko icyo mvuga wewe n'Imana ni gute? Icyo ni icyambere. Iyi Imana imaze kukwemera, izi kwemeza n'abantu bayo. Apana abantu babandi ugasanga umupagani, umusinzi, ngo ese ngo wowe umuntu uzugira gutya, abazi ko ari umusinzi ariko nawe akagushiraho ikindi gituma ugira umugayo. Iriya ni Satani. Urya si n'umusinzi gusa, n'umuntu w'umukozi wa Shetani. Nimba hariho abantu bazi amakosa y'abandi, ni abadayimoni. Umudayimoni muba muri kumwe ibigendera hafi yawe, abazi ibyakubayeho byose, abazi n'imitego yaguteze, abazi yagufashe n'itagufasha, abazi rero integeke zawe. Wamara waje kumva umuntu w'umusinzi akakubwira ngo ese ngo ntiwagize gutya, ngo ese wowe ngo ntiwagize gutya, kuriya ni amapepo. Wewe menyana n'Imana, hanyuma uve ku cyaha, ukarabe icyaha, ureke icyaha, ukora amakosa yagutunguye utayateguye, urakare utabiteguye, uvuge nawe utabiteguye, bikugwiririye kandi ntubisubiremo. Erega icyaha kirakura, icyaha kigatwita, icyaha kikabyara, kandi kibyara umwana witwa urupfu. Umwana witwa urupfu. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bene data mubireke. Imana irahari, Imana ni ukuri, Imana umuntu wese uriho ifite ijambo yavuganye nawe, kandi iryo jambo nta rindi, ni mwuka wera uba muri wewe, ni mwuka wera uzi ukugendagendaho, ni mwuka wera ukuba hejuru ugukoresha. Iyo utarakizwa mwuka wera bari aho ngaho akubwira ibyaha zakubwira kwihana, ni ukuri. Nubwo woba uzi kubwiriza, nubwo woba uzi amagambo y'Imana, nubwo waba ukuze, uri umukecuru, uri umusaza, urabizi kutarakizwa.
kandi nubwo uri kinamama, nubwo uri umuyobozi w'abagabo, nubwo uri umuyobozi wa departement runaka, nimba utarakizwa urabizi, hindukira ukizwe igihe niki. Umunsi w'Imana uzatungurwa, uzavuga ngo se nta kanya gato nobona kugira ngo nje kwihana, nta mwanya mutoya nobona kugira ngo nihane nanje ngende nkaho abandi bari kujura. Iyo ubwiye umunyeshuri ngo hari ikizamini ntaza byumva, ariko igihe cy'ibizamini ntibaza basinzira, barara biga bugaca. Kubera iki? Kutumva ibintu no kuzakira vuba. Tuza dutinda kwakira ibintu. Yesu ni Yesu. Aya magambo yose twavuze barayazi. Bamwe barabyise ngo n'ubucuruzi, abandi barabyise ngo n'ukuboneka. Ariko mwene data wewe utari muri ibyo, genda wiherere n'Imana yawe, umenye ico muvuganye. Nimba Imana yawe umwuka muri wewe, marayika akubwira ngo turakizwa, genda ukizwe, ntacyo bitwaye, nturacereho, haracyari kare. Ku myaka yawe yose, wowe ufite 80, wowe ufite 100, turatinda cyane cyane nk'abantu bafite imyaka myinshi. Umuntu utakiri mu kazi, umuntu ufite pansiyo uri muhira, ibyo dukora byinshi bimwe tubiterwa n'akazi. Hari igihe urakazwa n'umuntu mu kazi, hari igihe mu kazi ushaka inyungu zirenze, hari igihe mu kazi ukora ukumva ushaka ubukire. Ibyo byose twebwe abato bikagenda bitugonganisha, ariko n'abato biragomba ko baza bakizwa. Yesu yabaye mu isi imyaka 30 nta cyaha. Ibyo ngibyo bivuze kuko n'abato tutavuze ngo bakora ibyaha, ariko nk'umuntu w'umukecuru n'umusaza, kureka akageso kawe ko kuva mu bwana utagikora gusa kakurimo, ukuriye kukareka ugakizwa, kuko igihe cyawe wewe n'abana b'abantu ko barabona ko cyagiye. Naho abato dukwiriye gukizwa, tugakura, tugakurira mu bwami bw'Imana, tukaba bakuru mu by'ijambo, kuko twagize amahirwe yo kubimenya. Iyo umuntu yakishijwe uwo munsi bwaca agapfa, kuriya nta mirimo, nta makamba, nta mirimo yakoze, nta makamba. Kandi aho umuntu wese azambikwa amakamba bigereranyije n'ibyo yakoze. Ariko iyo umuntu ayihana ahahapfa ngo karakizwa ngo aje mu ijuru, kuri uriya azohuruka uko yapfuye, nta murimo. Ariko nimukizwe mutarageza igihe cyo gupfa, nimukizwe mutarageza igihe cyo gusarurwa, nimukizwe kubera gukunda Imana, nimukizwe bitari ukubera gutinya urupfu. Ijambo rero nari mbabwira ngo nimushake ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka kwayo, ibindi muzazongererwa. Bene data, nta muntu n'umwe uzadepanda ku wundi, nta muntu n'umwe ababyeyi be bakijijwe iwe akabikirara uzojanwa no gukizwa kw'ababyeyi, cyangwa nta mwana wakijijwe ngo ababyeyi bazamugendereho. Hari amadini numva hano atangaje cyane, ngo abantu b'aba Branham bavuga ibintu bisa n'ibintu bicuritse, bavuga ngo hariho uburyo ngo umuntu ngo azozana abiwe, ngo umuryango wiwe imbere y'Imana ni umuntu umwe, si umuryango. Uri ikinege imbere y'Imana, ntabwo uri kumwe na mama wawe, ntabwo uri kumwe na papa wawe, nta muje uri kumwe n'abana, ntabwo uri kumwe n'umugabo, ntabwo uri kumwe n'umugore, uri wenyine. Hari agatabo nigeze gusoma k'ishurirwa ry'aba Branham, bavuga ibintu bisa n'ibintu rwose bitangaje, kuko umuntu napfa azagenda akavuganira biwe, bimeze ibo nka leta, ngira ngo ahari sinzi iyo novuga, ariko ikimenyane ntikiba mu ijuru, ikimenyane ntikiba mu ijuru, ikimenyane kiba hano mu isi. Ikimenyane ntacyo kiza kigezaho umuntu. Uzi umuntu wakugiriye ikintu agukorera, yamara akakubwira ngo iyo nja kuba atarije ntuba waragezaho, birarutwa nuko wonyagirwa imvura izuba rikakuvira ryinshi ariko ukabyigezaho. Kizwa nta muntu ugushizemo ibindi, cyangwa uzi kuvuga ngo ukubera ko meze gutya ngo ni umuntu runaka. Iyo tugize ibibazo
buri gihe duhora tubishira ku bandi, ariko abandi ntabwo ari bo baduteje ibibazo twagize nuko twabigize. Iyo kera ufashe ikibazo ukagishira ku wundi uba wikuyeho inshingano. Gira ikibazo kibi cyawe ugikemure wewe wenyine, tugihunge kigume iruhande kuzageza gishize. Ni ukuvuga ngo nugira ikibazo, nugira agahinda ngo barunaka ngo iyo bataje kugira gutya ngo ntibiba zagenze gutya, ngo kandi nabo ngo iyo batagira gutya ngo ntibiba zakubayeho. Senga. Urababaye, senga. Uranezerewe, ririmba. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mushake ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nubwo tubibingingira ntabwo ari ikintu cyo kwingingirwa, ni ikintu cyo gushaka, kandi ukagishaka rimwe ntunakibona. Si ikintu kiboneka byoroshe kwa kundi mubona ngo umuntu ngo yagiye gupfa ngo se ngo yavuze gute. Ubwami bw'Imana ntibuzaboneka kuriya, si kuriya. Abenshi babikoze kuriya bashobora kutazanagerayo, bazabagendera ku magambo yavuzwe n'igisambo cyari kiri kumwe na Yesu ku musaraba. Yari yamwizeye atamwijejwe n'urupfu, ahubwo amwijejwe nuko yari amubonye. Mu rupfu rwawe wabonye Yesu, wabonye Yesu rero. Ubwo rero bene data turashima kuko dukurikiye, mukandi subscribe babishoboye, muraba mukoze. Imana ibahe umugisha. Amen.